yacumisaga promoter abacumise regisi ni ukuvuga ngo yaravuze ngo kuba Miki yishimye nuko yarongoye bari abagabo bombi ndabona nanjye ndabumva ahera kwa regisi aramurongora ajya kwa gapromoter aramurongora ajya kwa ni Jesus ni Sirimu umwe bitarwa na sida abaramurongoye niba ngo yaragiye arababaga bampaye urutonde rwose ndagambishireho bageze kwa bamenye aravuga ati wallahi wa kibaru ikintu cyanteye ubwoba kurusha ibindi nuko umwana w'umukobwa ngo nta muhungu baryamanye atigeze afata ka video umukobwa yari afite telefone ebyiri nukuvuga ngo umukobwa utwo duhungu tw'ikigali twose urumva utu duhungu twahuye nawe twese yadufashe video ryo kintu cyanteye ubwoba zabanaga n'agahungu kitwa Eme mu ruturusu kadashinga kakabwa arangije ajya gukuramo inda y'amezi 8 yijugunya muri toilette none izina rya Yesu katurashize iyo umuntu agukunda abashaka kuzamuka ese umwande sabishikara yibu wabiti amafaranga mwatse ikige nabonye saga ndavuga ati ngomba gukubwira Suzuwari we zabanaga n'agahungu kitwa Eme mu ruturusu kadashinga kakabwa arangije ajya gukuramo inda y'amezi 8 yijugunya muri toilette none ari kuza kubwira ngo nyuma ya shani nabanze nawe utamworoheye niyo mpamvu ubona yanihebye yirirwa ajya kuri TikTok yimereshwa nk'umuntu twite adatwite akeneye urubyaro kandi akazarubona kandi urambwa babana Salimu azi yuko Eme yari musaza kandi yari umusheri wiwe wakagegera karaho ngaho mvazo tumuzi imbere n'inyuma naceceke pe cyangwa nze kujya kuri TikTok myandike Zuzu ni ukuvuga ngo ibi bintu wakoze ni ishyano ryagwiriye Tereza kamwera karabo kiroza aziyite roza urukunyumva rero kamutere story Sankara izingirwa abastare bacu urumva amakuru yagezeho rero naje gukurura yantunguye umwana w'umukobwa we yafashe liste y'abahungu 12 urukunyumva aravuga ati abajene b'Ikigali ngomba gukoresha igihe cyanjye neza nkarya umwe mva ku wundi njya ku wundi akabarya nk'ubunyobwa ntabwo abariye nk'ubunyobwa yabariye nk'injugu z'umuntu uri kureba film popcorn urabona ko ndi umuntu akarya filime ya muri theater wicaye utuje ari muri theater agenda agafata ku buryo ziza gushaka bakazibura zarangiye yaryohewe n'umurwa wa Kigali urimo kunyumva umurwa muryoheye yarabariye umuntu wese witwa afite followers barenze 10,000 yaramutapfunye asoreza ku mugabo wa Zuzu wa Sirimu ntuzongere kwita Zuzu wa Sirimu kuko amakuru naje kumenya ku rutonde rwabo nyita uno yacumise n'umugabo wawe arimo aronga afite agapipi gato bro numvisha amakuru bampaye mama uvuga ngo ibintu numvishe navuze ngo ndikurota ndavuga ngo iresha nzo imaje umwana ari indirimbo nkunda yitwa Morera ubundi ukuntu umwana yaje ameze umva no Sanka yacumisaga promoter abacumise regisi ni ukuvuga ngo yaravuze ngo kuba Miki yishimye nuko yarongoye bari abagabo bombi ndabona nanjye ndabumva ahera kwa regisi aramurongora ajya kwa gapromoter aramurongora ajya kwa ni Jesus ni Sirimu umwe bitarwa na sida abaramurongoye niba ngo yaragiye arababaga bampaye urutonde rwose ndagambishireho bageze kwa bamenye aravuga ati wallahi wa kibaru kitwa n'amashino mbira ahamagaye Sankara aramuboroka nari mfite amatsiko kumva niba Sankara ziranye nawe aho Godfa ubwo akabiranye badiwe ni ukuri kw'Imana ngo yaraguhamagara ngo uramaza ngo urinde ko ni jewe ngo twahuriye kwa Godfa nta mugomba guhamagaye gutyo baramubwiye ngo Sankara aravuga ati mu izina rya Yesu shindo shetani mukubwa Sankara wese akora ku kimenyetso munini nigira no kunanga gasuzgo nta muntu gipfa ko magara mbwe umwanda umuje mu mutwe nuko wabigenje ndavuga ati kumbe Sankara riseriye none w'ikintu cyatangaje kurusha ibindi urumva ikintu cyanteye ubwoba kurusha ibindi nuko umwana w'umukobwa ngo nta muhungu baryamanye atigeze afata ka video umukobwa yari afite telefone ebyiri
ni ukuvuga ngo umukobwa utwo duhungu tw'i Kigali twose urumva utu duhungu twahuye nawe twese yadufashe video nicyo kintu cyanteye ubwoba ariko noneho naje gukubitwa n'inkuba aba bahanya bagiye bava mu byaro bafite ikintu biti bitsina birebire nabibonye n'umirwa umwana yafashe video imwe ku yindi mutapinge screen inkuru dukomeze ntidukomeze cyangwa twigire mu makoyini Sanka Kwa mfite amadolari 50 wanamo video se zabanaga n'agahungu kitwa Eme mu ruturusu kadashinga kakabwa arangije ajya gukuramo inda y'amezi 8 yijugunya muri toilette none izina rya Yesu katurashize ariko mujye mu bintu mwamaje kunteguza n'ibyo ari byo oye ujya gupurega oditanze kuyumva ku ruhande ariko Sanka urambira ko uretse gato ibi odi abantu bampa urumva najya mfata umwanya wo kujya reka ntabwo ibintu prince utabyumvishije mpreka ndarengana ngo diva uri ikimara none ko nta kigambanira igihugu kirimo Yesu we komeza dukomeze ntidukomeze dukomeze mbabara dukomeze mutapinge screen ngo kapfa ngo mushenga ibintu by'imitima batamfungira live dore bampaye dislike mutapinge screen ariko se Sanka rero ibintu byo kudatanga amagift ntabwo niba sa neza mushenga imitima komeza twiyumvire daddy abantu bakunda warokoso abantu mukunda urugamba Debo kunazashe imitima vuba kugira ngo tuyiture ku mushire mu mitima mwese mushire mu mitima kugira ngo batatumane muri commentaire kiraho imitima nk'abantu mwandike comment z'imitima kugira ngo dukomeze ntabwo iboro nari inyiza Rogza hapa mukandanya barasanya kuri abantu bari hano hejuru mukandanya barasanya mu bakandi utuntu tw'utugift roses imitima TikTok universal intare udutare duto Sanka rero nashize niya bose bose tubabarire rwose niko ninde wigeze kubona inkokokazi ibisake biri kuyikorera biri kuyigirizaho nkana hari umuntu abonye ako video oya nta muntu abonye mukana utuntu tunya barasanya mugere mukana utuntu turoza ku bantu no ndebera big mind ni kuri kumana abana amakire tuziranye abahereye ku murongo big mind thank you rat barasanye abahereye ku murongo burize gato umuntu ampaye live umuntu ampaye audio ndazikina ubuzima asante urumva niba unyoherereje ibintu ubwo witeguye ko biri safe ubuzima thank you Sankara yego ubuzima Gariye bro mutapinge simbo ntangire gukina audio mutapinge nyine audio mutapinge screen tugere ku 100 uko bavuga mu gifaransa tapote igifaransa cyawe Rogza nawe ndakubona ko ukunda ati amarira wabwira umugore we yakubujije hano turi mu itiku rero badiyatumva Roxano yatapinga n'imitima ngasi ariko itiku rikazamuka wamubonye ari mu gishanga ariko namuzamuye ndakubujije Tereza ndakubujije ngo amagaye kangahe reka kuririmba karimisha nduri besto hejuru imitima shyiraho imbere cyane cyane cyakwaje kiriho kiratapi bavuze ngo atanga ubunyabarasanya abutunyanyagizamo kuko mutange inyamarasanya mutange iyo active inaudio don't give up mutange hanyuma tugende twagiye ese Gadfa we
kubera iki iyo utangiye gukina audio batangira kuguha amaoning biba byagenze ntabwo mba nashyizeho kamera baba bari kumva ari ibinso ntabwo bari ibyo bisa kugira ngo batumve ko ari nka AI yabisa kugira ngo bigaragare yama okay ntabyo nari snap ngaho mutapinga isimbi ibyo bintu gukora birimo ubwenge bwinshi cyane fata abagenzi bawe ugenda ukora ibintu bitangaza Roxe wiseka mukuri ibintu by'Imana ishaka niko Imana ibikunda twagiye mutapinge screen tugereyo Sankara ni wagenda inkuru yari itangiye ibintu mutapinge mutapinge screen kanyana kuzuye tugenda gukora Roxette tugeze kuri kangahe tutageze ku 100 ndabivamo goya ndakubujije niko kuri Hey Godfather. Hey love. How are you? Terezi wakwigisha icyongereza no wakoze ikosa ndakuboroka murebe ibintu Terezi ari kwandika Karine ibyo bintu gukora birimo ubwenge bwinshi cyane Karine sava endere ya pari ibyo bintu birimo ubwenge butari buke mukomeze mutapinge screen ariko mukunda inkuru iyi audio nayikira tumaze kugera ku 100 bya tap nze nshaka ntungo nakubeshye ngewe ndacyashaka kumva uyu ni guta utwo tuntu tw'udutima mukomeze mu dutange shaka cyiza utwo tuntu tw'udutima mukomeze mu dutange mu dupartage uturoza n'uduki twese muhane rero gahunda teyire cyangwa inkuru yari imeze uko ninde modeli turaha ibi ni ibiki sebutembere bwa shyamba ese wowe wabunyambuye ni bande abantu batari kuvuga ni bande abantu batari kuvuga hano kandi dutegereje inkuru watumye utinze oya ndashaka kumuzamura sande ngo yongera bivu yanjye umva mbara uzamure sande yongera agira amaraso aza nabivugiremo the ownership mwamaze kugerayo tap guys ndabizi mukunda inkuru ibi mva ntabwo nabishishikariza gutapinga uburyo mukundamo inkuru mu n'ibihumbi 100 murabirenza mu kanya Linda urashaka gutapinga ariko mushyemo n'udutima mugere mushyamo udutima ukuntu ndi gutapinga giyeho ubwo dore nimba anagenda gucika ndabagurisha audio hano sande se ko zamukiye muri mute njye nayitse buto ariko Godfrey nawe usigaye ugira abagore benshi bavuga cyane urongeye ibintu gukora ntabwo biri kunshimisha yewe uyu muntu ubu ngubu afite ababyeyi umuntu utubaye igitsina gore ubwo bizagenda biteye uravuga nde uyu sande ukivuga ibintu by'abagore niba ari abagore sumbazi wari uzi ko hari abantu barerwa n'abapapa babiri abo bita ababyeyi ako se ahari nashonje sawa miss tage wagira ngo niwe yaguye pe congratulations you can clear ahubwo muba muri gusebya Godfather kuko yemera ibitsina byombi bishyuye bisha kutari kuza ngo nkurebe umva ese Godfather wangaruye biji umpamagara utarakabaye ikiza kuba komera nande burya nibi
wongere kumpamagara niba utarasaba abantu imbabazi. ninde Wakoze amakosa watutse abantu bose ntabwo ari byo. abantu bose urambwira amazina yabo Wasutse muri rusange which was bad. Ntabwo ushobora kubwira abantu muri rusange ngo ni imbwa. ariko niba ari rusange n'imbwa ntabwo ntabi mbwira ninde natutse ariko muri rusange bose ni imbwa. Sasa koza pe. Musanda bayabaye iki nge narume. Turamuvandimwe ngo banza nk'urumogi banza ruhendutse iwabo. Nyanga nta mbuto ajya kuramo pe. Godify ijana twaryujuje. Ntuzi kansinzi inaji ukanywa n'amama meka sibyo ubwo ndishyura 2,500 akawe kansinzi Bakishijwe bugwate manzu byo kamureke gusakuza. Yari wamvashe bugate singivuga ubu naratsinzwe. Ngwino kuri kamera. Ndawundi ubashaga kunzetsa ntabwo bakuri live ugenda uvana muri ibyo bintu. Ibyo bintu biri inyuma yawe ugenda ubivana. Ibiki? Oya ningumano ndabikura mureka mbikuremo. Ndabikuramo tu nabikuyemo. Narabimenyesha ubu biroroshe. Ndawundi ubashaga kunzetsa bidasabye nka ngirigite. Sinza mera nginzizi y'akarere. Sinza mera ngishashi y'akarere. Zagu akagizi nivuye inyuma ma baby yo Godfather. Zaba Romeo zaba Juliette na Zaba Juliette na umbere Romeo. Siboneye umugabo. Ariko Godfather kwangiritse. Godfather nyemeye nagurisha iminani ziwacu zose nagurisha utuntu twose nikariso yakariso ya madowadowa nayigurisha no yangu Godfather nago tukumva uri kumubwira ngo iki Minani urongeye minani nayigurisha n'amadowadowa umukobwa mwiza n'amadowadowa nikariso yingwe nayigurisha kugira ngo ngunde negukane Godfather ndacu ndakora mwiza Godfather kwangira iki koko ndabizi anyangira giki nasubize unyangira giki kurukundumbira sindugambe Atere naje gusanga Godfather gukunda bari kwigirisha arangunda Batarangunda umbwira ijambo gihumure aragukunda pe Godfather urangundaga iwe Godfather humura tuzabana mu mahoro numbwira ngo reka comedy nzazireka numbwira ngo reka ibi nibi nzabireka ngubahe ngumugabo wanje w'umutima ngukunde ngukundwa akaze ngozi birenge ngukorere massage nguryamishe ngusinzirize nguheke mu mugongo ngukorere buri kimwe ngumugore uri kwita ku mugabo we nzagukora buri kimwe nzakuba ngundwa akaze umugabo witwa Janvier yaranyanze nawe unyange koko Nizere ko atangiye kuvugisha nayangiye. Umugabo mukuru wese gufata irembo. Niwe ndi kubwira mu kwa 12 ubukwe bube buba abantu bahurure we nzakumbarira pe nzakwambarira ku cy'ubukwe butaka Ako se terenge ko wanyanze wowe kutangunda Godfather yagukunda Godfather niwe ndi gushaka nta Godfather uramutse ungunze nanjye namahirwe mbaga ndi kugerageza nuko bitakunda ungunze n'amashuka nagagurisha n'amatora n'indebe mukarara ku cyo gurishije matera te ahubwo arongera avuga ngo yagurisha 8 Sankara yengiyo ukundi niko kwa mbere Godfather ngunze nagura izindi matora uziko wacu abagaye umusozi kwitwa cyangwa ngo gweraga mw'ibijumba we igitebo Sankara ngo nuwa Anike Sankara ngo Anike Anike yarakuranguye Sangara n'ubundi Sangara anjaga amazi Sangara Sangara none se ga ivuye mu izina ryanjye ni Sangara ubwo nagiye kugayina ngo Sangara
Sangara we. Sangara. Mwanga. Ariko ngamba kundenganya ndago ndi kugutuka ndabwire ngo ndi kugutuka kuko je niyo wanduka